Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye. Imana ibahe umugisha ndetse n'abanyu n'ibyanyu byose Imana ibihe umugisha. We wigomye ukaza muri Second Chance Ministry ukaza kubana natwe muri zinduka uharura inzira. Turabizi ko biba bitoroshye, hari abigomwa mu gitondo, hari ababa andi masaha ari nijoro, hari abari ku gicamunsi kubera ko isi nyine ari umubumbi, ariko mu by'ukuri tubyatuye bivuye ku mutima ngo Imana iguhe umugisha. Wigomwa ubutunzi bwawe kugira ngo uzurebe uyu murimo, kuko kureba icyigisho ntabwo ndabizi ko buri wese hari icyo bisaba kugira ngo akirebe. Imana iguhe umugisha kandi yagura ubutunzi bwawe. N'uwo mwanya wawe ufata nuko gusenga, no kuduha courage, no gutanga comment, icyo ukora cyose, no kurarika abagenzi bawe. Imana rero ibyo byose ibiguhera umugisha. Imana rero ikomeze ibaho umugisha mwinshi cyane. Mwe tuzindukanye n'ukuri, kandi ndabizi ko turi kugenda tubona Imana uko bwije nuko bukeye, kuko nayo ndashima Imana ko ndimo ndagenda numva ndi kumera neza. Ndabizi ko Satani yaraneshejwe. Haleluya, haleluya. Murabizi ko tuzinduka twatura ngo ndi umunyamahirwe. Ndi umunyamahirwe, nawe wature ngo uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe kuko abandi bapfuye ugasigara. Uri umunyamahirwe kuko ucyumva kugira neza kw'Imana. Uri umunyamahirwe kuko mu muryango wawe nta nkuru mbiriyo. Uri umunyamahirwe nawe wumva urwaye. Uri umunyamahirwe kuko iri sengesho rishobora gusiga ubaye muzima. Uri umunyamahirwe kuko uyu munsi ntumeze neza ariko ejo uzaba umeze neza. Nawe utishimiye mu mutima, uri umunyamahirwe kuko uyu ahari umuntu yararira kurira bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero iyatureho kuri umunyamahirwe, iryo jambo hari icyo ryahindura. Ndabihamya, ndabyizeye ko nizeye ijambo ry'Imana, nizeye isezerano Imana yaduhaye. Imana yatubwiye ngo tujye tubyatura kandi tubyatureho abantu benshi. Debora, ujye ubyatura, ubyatureho abantu benshi. Uko mbikwaturaho nawe ujye ubyatura abandi, ubyature ku nzu yawe, ubyature aho ubona hose, ubishyire kuri stati yawe, uvuge ngo ngende umunyamahirwe. Imana igumugisha. Nawe uje ari ubwa mbere rero wiyatureho iryo jambo, kwibona muri iyi Second Chance uri umunyamahirwe. Tutitaye ku byakubabaje, tutitaye ku byagusenye, tutitaye ku byananiranye, uracyafite andi mahirwe yo kubaka ibyo wabonaga ko byasenyutse. Uracyafite andi mahirwe yo kwinjira aho wabonaga bidashoboka. Uracyafite andi mahirwe yo kuba uwo wari ufitiye inzozi. Dufite ubuhamya, dufite impamvu nyinshi zatuma tukubwira ngo uri umunyamahirwe. Rero umunyamahirwe wisanze muri Second Chance rero dufashe umurimo, urarika abantu benshi, uboherereza link, ukora subscribe. Ibi byose kuzagenda ubikora niko ubwami bw'Imana buzagenda bwaguka. Uw'Imana yahaye ubutunzi utuzamura amaboko kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda neza. Rero Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Nkuko mubimenyere rero iki cyumweru Mwuka w'Imana yansanze kugira ngo dusengane nge nawe. Turimo turasa nk'abagisoza, turiho turasa nk'abasoza iki cyumweru, ndetse turiho turasa nk'abasoza ukwezi. Twagizemo gusenga cyane, twagizemo amashimwe menshi muri uku kwezi, twagizemo ubuhanuzi bwinshi muri uku kwezi. Ndahamanya n'abantu twabanye muri uku kwezi ko dufite ejo heza, dufite umwaka utaha umeze neza, kuko ndabyumva mu mwuka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero iki cyumweru rero murabizi ko dutangiye icyumweru turasenga cyane, dufata umwanya wo gusenga cyane kugira ngo hagire byinshi bifunguka muri iki cyumweru. Igihe cyose uzajya wisanga muri Second Chance, imbaraga nyinshi tuzikoresha mu gusenga. Yego turaganira, yego tugirira n'ibindi biganiro byinshi, yego turanatumira abakozi b'Imana, ariko twafashe igihe cyo kuvuga ngo reka tubanze dusenge, tubanze tugire ibintu duharura. Muri zinduka tuba tugomba kuzinduka duharura, tuzinduka duharura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi nifuje ko nge nawe
dusuhuza Mwuka Wera tuti shimwa Mwuka Wera, uraho Mwuka Wera, nezerwa Mwuka Wera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Mwuka Wera uduha imbaraga. Haleluya. Dushobozwa byose, amasengesho dusenga, inama tugirwa, ubutunzi tubona, akazi dukora, urwego tuvaho tujya ku rundi, kubizera Imana, dushobozwa byose na Mwuka Wera uduha imbaraga. Haleluya. Bivuga ngo Mwuka Wera ni umumaro mu buzima bwacu, Mwuka Wera ni ingenzi mu buzima bwacu, Mwuka Wera ni utugeza aho abantu batatugeza, aho ibitekerezo byacu bitatugeza, aho ubutunzi butatugeza. Sinzi rero niya wazinduka kuvuga uti shimwa Mwuka Wera, shimwa Mwuka Wera, himbazwa Mwuka Wera, shirwa hejuru Mwuka Wera, shirwa hejuru Mwuka Wera, Mwuka Wera shirwa hejuru, Mwuka Wera ubwenge, Mwuka Wera unsengera, Mwuka Wera unduhura umutima, Mwuka Wera umfasha, Mwuka Wera ungira inama, shirwa hejuru Mwuka Wera, shirwa hejuru. Ndamamaza kuri ingenzi mu buzima bwanjye, ndamamaza ko ngufite nta kinteye ubwoba, ndamamaza ko nzagera kure kubera wowe, ndamamaza ko ndi umunyamahirwe kubera wowe. Mwuka Wera himbazwa, himbazwa Mwuka Wera, himbazwa Mwuka Wera. Ufata umwanya wawe munini wo kuhimbaza Umwuka Wera, ufata umwanya wawe munini wo gushima Umwuka Wera, ufata umwanya wawe munini wo gusingiza Mwuka Wera, ufata umwanya wawe munini wo kurata Mwuka Wera. Haleluya. Imana rero ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Iki cyumweru nifuje ko dusenga hagire umubabaro w'Umwuka Wera, umubabaro uyobowe n'Umwuka Wera wuzura mu mitima yacu, umubabaro uyobowe n'Umwuka Wera wuzura mu mitima yacu. Ramashandere ko satari ya boshikari ya masandere ko talabo. Dusenge imitima yacu yuzuremo umubabaro ari kuvuye ku Mwuka Wera. Imana ishimwe. Uraza kubyumva, reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya. Ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya ku gice cya 2. Haravuga ngo umutwe w'amagambo, umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritezaruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro. Kukumve, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Umubabaro wo mu mutima uyobowe n'Umwuka Wera. Mbyumvishe ndatinya cyane, umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu h'ibituro bya basokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru, maze nsubiza umwami. Nuko arabanza asaba Imana nyir'ijuru, arangije abona gusubiza umwami. Niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basokuruza, mbone kuwubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi, arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ngahe, kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Kandi nsaba umwami nti, umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ingere i Buyuda, bampe n'urwandiko rwo gushyira Azafu umurinzi w'ikibira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera, abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwibuke ko uku kwezi kubo twabanye muri uku kwezi kwa 11 turi kugutangira, twahawe umugisha wo kuvuga ngo hahirwa. Muri Zaburi
Zaburi igice cya mbere. Abahirwe abari bo n'abatifatanya n'abakobanyi, n'abatagendana n'abanyabyaha. Ku murongo wa 3 ruvuga ngo icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Iryo ni isezerano Imana yaduhaye. Mbibutse ko iyo Imana iguhaye isezerano igenda izana ibyo kugenda biriharura kugira ngo uzarigeremo. Amen. Uyu munsi ndashaka ko nge nawe dusenga cyane turi kubagarira isezerano twahawe. Amen. Turimo kuribagarira. Mbibutse ko igihe cyose isengesho rirabagarirwa, isezerano rirabagarirwa, isezerano bararibagarira. Amen. Mbibutse ko igihe cyose iyo Imana ikubwiye aba ari cyo gihe cyo gusenga, aba ari cyo gihe cyo gukora. Niyo mpamvu igihe cyose tuzinduka muri zinduko harure, tuba duharura ibyatuma tutinjira mu masezerano, tuba duharura ibyatwitambika kutegerana n'iby'Imana yatuvuzeho, tuba duharura ibyashaka kutwica tutaragera mu masezerano. Imana ishimwe. Haleluya. Hari gukenyuka bibaho. Hari igihe wibwira ari ngo ntabwo nzapfa. Nudahagarara neza Satani azakwica kugira ngo utagera mu cy'Imana yavuze. Nuba utazi gusenga hari ibintu byinshi uzanyagwa, nyamara Imana yo yaramaze kubirekura. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umugaragu w'Imana ngo Daniel ngo yararimo gusenga, ngo arimo kurira, arimo kubabara, ngo nuko marayika araza aramubwira ngo umugaragu w'Imana ukundwa, ngo kuva igihe watangiriye gusenga ngo ibyo wasengeye Imana yarabyohereje, ngo ariko narindiho ndarwana n'ubwami bw'Ubuperesi. Haleluya. Bivuga ngo Daniel nubwo yabyutse akabwira Imana, Imana yahise yumva. Haleluya. Imana yahise yumva. Ariko haba icyo bita combat spirituel kuri marayika Gabriel ndetse n'Abaperesi. Bishaka kuvuga ngo iyo dusenga Imana irumva, iyo dusaba Imana irumva, iyo duhendahenda Imana irumva, iyo tuyiha ibyifuzo irumva. Nyuma hakabaho kurwana, kuko ibyo tuba twarasabye Imana Satani ntabashaka ko tubigeraho, ingabo z'umwijima ntizishaka ko tubigeraho, abakozi ba Satani ntibanezerewe ko tugera mu by'Imana yavuze. Rero niyo mpamvu utagomba gucika intege. Amen. Ntabwo ugomba gucika intege, ugomba gusenga kugeza ikintu wawe wavuganye n'Imana. Nubwo umutima ukwemeza ko Imana yakubwiye ari ukuri, ugomba gusenga kugira ngo icyo wavuganye n'Imana gisohore. Haleluya. Iki cyumweru nababwiye rero ngo Umwuka Wera atwuzuzemo umubabaro mu mitima yacu, ariko umubabaro uvuye ku Mwuka Wera. Uyu mugabo witwa Nehemiya ni umugabo wari umunyagano, wari waraje ibwami, agirirwa umugisha wo kujya guhereza umwami vino. Urumva ko yari yaragira umugisha wo gutura neza. Ntabwo yari afite ikibazo cy'inzara, ntabwo yararaga nabi, ntabwo yarabayeho nabi. Urumva umuntu waherezaga umwami yarabayeho neza. Yaryaga nk'uko umwami arya, kuko ntiwatekera umuntu ngo nturyeho. Yararaga neza, yaranarinzwe, kuko umuntu uba hafi y'umwami agomba kurindwa. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntabwo ubusanzwe mu bihe byose yajyaga agira umubabaro. Niwe wabyivugiye ngo ntabwo nagiraga umubabaro. Birashoboka ko aya mezi turangije 11 nta mubabaro twari twuzuye, ariko tugiye kugira umubabaro mu mitima yacu. Uyu mubabaro hari ibintu byinshi ugomba gufungura. Iri sengesho riraza kumva umunyamwuka, kandi iri sengesho riraza kumva umuntu ufite proje muri uriya mwaka tugiyemo. Iri sengesho iki cyumweru tugiye gusenga, tugiye guharura inzira zo muri 2021, kuko ukwezi kwa 12 ni ukwezi kw'amashimwe. Haleluya. Ni ukwezi kw'amashimwe. Tugomba kwinjira muri 2022. Haleluya. Tugomba kwinjira muri 2022 dufite inzandiko, uhamanya n'isi y'umwuka ko ufite inzandiko, uhamanya no mu isi y'umwuka ko ibyo ugiyemo uhamanya n'Imana wavuganye nayo, kandi ubitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kuzaba kukuriho. Ntabwo ukuboko kw'Imana kuzapfa kuza ku muntu uri aho gusa. Oya, ni umuntu uzabasha kuba asokanye umubabaro mu mutima we. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru icyama Mwuka Wera akakugenderera, akakuzanira umubabaro uvuye ku Mwuka Wera.
Haleluya, haleluya. Iki cyumweru usenge cyane, ijuru rikumenyeshe uwo mubabaro, ijuru rikuzuza uwo mubabaro. Nehemiya aravuga ngo ese nabuzwa n'iki kuzura umubabaro kandi bikingi amarembo y'iwacu yarasenyutse. Amarembo yari yaramaze kumva amakuru, aramubaza ati se n'iki cyatuma kugaragaza umubabaro? Ibyo ndabiterwa n'iki kindi keretse umubabaro wo mu mutima. Haleluya. Nabura ne kugaragaza uwo mubabaro, nabura ne kugaragaza kandi ibituro bya basekuruza. Haleluya. Ibituro bya basokuruza byaramaze kugira gute? Gusenyuka. Mana tugirire neza. Haleluya. Avuga ngo nabura nte kuzura umubabaro kandi ibituro byo kwa sokuruza byarasenyutse. Bene data reka mbabwire, birakwiriye ko Imana yuzuza muri wowe umubabaro. Uwo mubabaro ni wuzura muri wowe, urabasha kuwusengeramo. Iki cyumweru urabasha kuwusengeramo. Uwo mubabaro hari ibintu byinshi uri bufungure. Uwo mubabaro uturutse ku Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo uyu mubabaro uraba uturutse ku Mana. Ni umubabaro Imana iri buguteremo. Numara kuwuguteramo, uwo mubabaro uragufasha kubona proje winjiramo, kandi iyo proje uzayungukiramo n'Imana igire gute? Iyungukiremo. Haleluya. Umugambi Imana igufiteho ntabwo ari mubi. Umugambi Imana igufiteho ni mwiza. Ariko niki kizatuma Imana igushyigikira? Niki kizatuma Imana iguha ibyinshi bikenewe uriya mwaka? Niki kizatuma? Haleluya. Ngewe abantu bose dusengana nkunda kubabwira ngo duharure. Ntabwo umuntu aharura ari uko abashyitsi baje. Umuntu aharura inzira abashyitsi bazanyuramo. Niyo mpamvu nawe tugomba guharura aho ibisubizo byacu bizanyura, inzira tuzanyuramo, ndatuvuga neza ngo dufite inzandiko. Haleluya. Igihe kiragera rero umuntu akaba mu byishimo, ariko hakaba ikindi gihe ugomba kuzura umubabaro. Uwo mubabaro niwo Nehemiya yuzuye. Nehemiya yuzura umubabaro mu mutima we. Haleluya. Yuzura umubabaro wo kujya kubaka ibituro byo kwa basekuru be. Yuzura umubabaro wo kujya kubaka amarembo ya Yerusalemu yasenyutse. Yuzura umubabaro wo kujya kubaka ubwami bw'Imana. Yuzura umubabaro wo kujya kubaka iby'Imana yifuza. Haleluya. Reka mbabwire, mu buzima bwanjye nawe dufite imibabaro myinshi, cyangwa se dufite proje nyinshi tushaka gukorera Imana. Yes, ushaka kuvuga uti uriya mwaka Imana ningira neza nzafasha abapfakazi, ningira neza nzubaka inzu zayo, ningirira neza nzafasha imfubyi, Imana ningirira neza nzafasha abakozi b'Imana, nzazamura za second chance, nzakora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Reka mbabwire, ibyo byose ni byiza kandi ibyo byose bihesha Imana icyubahiro, ariko ibyo byose nibyo twe tuzi. Ariko ntabwo tuzi neza umubabaro uri ku mutima w'Imana, icyo yifuza muri 2022. Icyo ngiki Imana yifuza, usabe Mwuka Wera aza kiguteremo, aza kuzuza uwo mubabaro. Niwe ufite uwo mubabaro, ni uzazana imfunguzo nyinshi z'ibisubizo ukeneye muri 2022. Haleluya. Cyangwa se mu mwaka utaha. Haleluya. Arangije aramubwira umwami ati se hari icyo nsaba? Kubera ko yaravuze ngo numva umutima. Haleluya. ngo ngira umubabaro mwinshi mu mutima wanjye. Yari yuzuye umubabaro, bituma umwami amubaza ngo ese hari icyo nsaba? Hari icyo nsaba? Aramubwira ati icyo ngusaba rero. Haleluya. Icyo ngusaba no kumuvuga urwandiko. Uriya mwaka tugomba kuba dufite urwandiko. Uku kwezi tugiyemo tugomba kuba dufite amashimwe yuko twahawe inzandiko. Mana ishimwe. Tugomba kuba dufite amashimwe yuko dufite inzandiko. Maze iminsi nsengana n'abantu akubwira ati wenda ndi mu Bubiligi cyangwa ndi mu Faransa, ariko nsengera Imana impa ibyangombwa. Hari ibintu ntabona.
hari umuntu asenga n'umuntu avuga ati ni muri Amerika ni muri Australia ariko nsengera Imana impe inzandiko. Ugasanga umuntu yaguze wenda ibintu hano mu Rwanda arakubwira ati nsengera Imana impe urwandiko. Biriya bintu bisa nk'ibyitwa ibye icyo gihugu arimo kuko akirimo agituyemo ubyumva arumva, ariko hari ikintu cyitwa urwandiko. Urwo rwandiko iyo yamaze kuruhabwa hari ibintu bifunguka. Urwo rwandiko iyo yamaze kuruhabwa hari ahantu atinjiraga yinjira. Urwo rwandiko iyo yamaze kuruhabwa hari agaciro kiyongera ku buzima bwe. Urwo rwandiko iyo yaruhawe hari ijambo ahabwa hatari guhabwa ijambo. Haleluya. Isi y'umwuka rero ukeneye urwandiko. Uru rwandiko uraruhabwa kuko wamaze kuzura umubabaro mu mutima. Hari ikintu, hari umubabaro uri bwake muri wowe, numara kuwatura ijuru riguhe urwandiko. Imana ishimwe. Wowe rwose birashoboka ko wari uri gupanga kuriya mwaka uzagaburira imfubyi, kandi koko ni byiza kandi binejeje Imana, ariko ushobora gusanga atari wo mubabaro wuzuye ku mutima w'Imana. Birashoboka ko washakaga kuzagurira Imana ikibanza, nibyo ni na byiza kuzayigurira ahantu bayubakira, ariko wasanga umubabaro uri ku Mana atari cyo kintu ifite. Haleluya. Ibyo byose ni byiza, ariko hari igihe kigera umwuka wera akakuyobora umubabaro, akakuzuzamo umubabaro. Uwo mubabaro ukazamuka ukaza ugahura n'umubabaro wari uri umutima w'Imana, ukabona ibintu byose birafungutse. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira umudamu witwa Hana. Amen. Umudamu witwa Hana yarahaze ikintu cyitwa gasuzuguro. Umudamu witwa Hana yarahaze amagambo yicarubozo. Umudamu witwa Hana yarahaze kwitwa ingumba, yarahaze kuba umugore unezerewe ariko utagira umwana hafi. Biravuga ngo Penina yajyaga azinduka amubwira amagambo akomeretsa, amagambo ababaza, amagambo. Biravuga ngo nuko abwira umugabo ati ngiye Shilo. Umugabo aramubwira ati ubaye icyo ubabajwe n'iki? Ubabajwe n'iki ubusinkurutira abahungu 7? Hana aravuga ati ibyo byihorera, kuko mu mutima we hari hamaze kwakamo umubabaro ukomeye cyane. Biravuga ngo azamuka Shilo. Haleluya. Ageze Shilo ntabwo yabashije kuvuga cyangwa iki, kuko amagambo yari yaramushiranye, ahubwo ngo yuzuye umubabaro wa wundi uzunyeganyeza umunwa we. Imana ishimwe. Arangije agiye kuvuga aravuga ngo Uwiteka Imana, nuramukumpaye umwana w'umuhungu nzahita ngira gute mukugarurira. Halazandele ya bro alekosi katandele bosendelebo, nuramukumpaye umwana w'umuhungu nzamukugarurira. Amen. Reka mbabwire, uyu mudamu ntabwo yari ageze ku rwego atakibabaye cyane gukikira cyangwa, ariko aravuga ngo wenda izina ry'ubugumba rimbeho, izina ry'agasuzuguro rimveho, izina ry'igisebo rimveho. Ndabizi nubwo umwana wanjye nzaba namugaruriye Imana, ariko ku musozi nzitwa mama kanaka, ku musozi bazavuga ngo nta kiringumba. Yari akeneye guhindurirwa izina, ariko yari akeneye kuzura umubabaro. Uwo mubabaro ukamutera kuvuga ijambo rihuye n'undi mubabaro uri ku mutima w'Imana. Mbibutse ko mu nzu y'Imana hari umutambyi witwa Eli, wari waramaze kurenga, yari yasigaye yuzura isindwe. Abana be barimo barakora ibidakorwa ku gicaniro cy'Imana. Imana yari yuzuye umubabaro ko igicaniro cyayo cyangwa inzu yayo itarimo umuntu yifuza. Bivuga ngo Imana nayo yari ibabaye umwana mutoya uri buze mu nzu yayo ikamwitoreza. La cosita na fona tikalabra. Icyama mwuka wera akakugenderera, icyama utinze ku musozi, icyama wowe umaze igihe usenga ukagera igihe ubwira mwuka wera uti iyi minsi 7 isigaye, iyi minsi ngaho isigaye, nyuzuza umubabaro uhuye n'umubabaro Imana ifite. Uwo mubabaro nuwusengeramo, ijuru riraguha urwandiko, ijuru rirakwinjiza utari kuzinjira, ijuru rirafungura imiryango utakekaga ari kuzafunguka, ijuru rirakwicaza aho utari kuzicara, kugira ngo Imana inezerwe binyuze muri wowe. Cyangwa ukazinduka
ugaharura ibintu byose biri imbere yawe ugasenga. Iki cyumweru nge nawe tugasengana ugahendahenda mwuka we. Imana iravuga tumva nanjye numvaga nifuza umwana ntoza. Si ababyeyi bose bakwire kuri umwana bakamuzana, ntago ari bose, ariko uyu mudamu yirekura umwana aramuzana. Bibiliya iravuga ngo ako Imana ngo akigera mu rugo, haleluya, Bibiliya iravuga ngo akigera mu rugo ahita asama inda. Nubisoma neza wasangaho birivuga ngo Imana niyo yari yaramuzibye inda. Imana niyo yari yaramuzibye inda kugira ngo igihe kimwe azuzure umubabaro. Iki cyumweru ndakwifuriza kuzura umubabaro, ndakwifuriza kuzura umubabaro. Tuzaganira abantu buzuye umubabaro, amateka arahinduka. Abantu buzuye umubabaro, ibintu birahinduka. Abantu buzuye umubabaro, inzira ziraboneka. Isezerano ryo ry'ingoma kutava kwa Dawidi ryavuye ko Dawidi yuzuye umubabaro, arawuzura ko arara ahantu Imana idafite aho irara. Yuzura umubabaro avuga ngo ngiye kubakira Imana. Iyo wuzuye umubabaro uhuye n'umutima w'Imana, uhuye n'umubabaro Imana yari ikeneye umuntu wuzura uwo mubabaro, ijuru rikwandikira iki? Rikwandikira urwandiko. Imana ishimwe cyane, haleluya. Uyu mugabo witwa Nehemiya nawe yuzura umubabaro mu mutima we. Yabivuze neza ngo kandi ntabwo najyaga ngira umubabaro, ariko uwo munsi yuzuye umubabaro bimuteza kubona urwandiko. Umwami aramubaza ati hari icyo nsaba? Iyo wuzuye umubabaro uvuye ku mutima w'Imana, ijuru rirakubaza ati hari icyo usaba? Hari icyo usaba? Aho ngaho uhita utangira kuvuga proje zawe zuriya mwaka ukazisohora. Ijuru rirazisapotinga kugira ngo bya bindi Imana yari babaye bigire gute? Bisohore. Bivuga ngo nukwinjira mu mubabaro uri mu mutima w'Imana kugira ngo uzabone kunezerwa biturutse muri proje uzaha Imana. Sinzi kuri buze kunyumva, ariko icyama mwuka wera akamfasha ukanyumva. Iki cyumweru ukiherera ahantu, umva nanjye ahandi niherereye, wiherera ahantu, ufata akarago kawe wicare, ufata agatapi kawe, ufata agatenge kawe, injira ahantu mu cyumba, fata igihe, inginga mwuka wera, bwira mwuka wera ngo mwuka wera, niki kibabaje ijuru? Niki kibabaje umwami wanjye? Niki kiri kibabaje umutima w'umwami wanjye? Niki icyo ngwino gishyire mu buzima bwanjye, icyo ngwino cyatse mu mutima wanjye, icyo mu mutima wanjye atsama umubabaro, w'icyo umwami wanjye ashaka, w'icyo umwami wanjye yifuza, n'icyo umutima w'Imana, n'icyo umutima w'Imana wifuza uriya mwaka, n'icyo umutima w'Imana, n'iki leko senderebo, n'icyo umwami wanjye yifuza nakora uriya mwaka, n'iki nakora umutima w'Imana ukazanezerwa. Iki cyumweru ndifuza ko umutima elegerebo, umutima w'Imana oreketerebo, umubabaro uri mu mutima w'Imana winjira mu mutima wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwira Imana ngo Mana, muri nge harimo byinshi nifuza kugukorera, muri nge harimo byinshi ndi guplaninga, mu butunzi wamaye hari ibyo nzagukorera, hari ibyo, ariko ibyo bishobora kuba ari ngewe Debora. Ariko niki kikubabaje Mwami? Niki kikubabaje ngo ukinjize mu mutima wanjye? Niki kikubabaje? Niki leko sandelebo? Mwibutse ko Imana igera kuri teri inyuze kuri wowe, Imana igera ku muntu inyuze kuri wowe, Imana igera ahantu inyuze muri wowe, Imana isoza ibintu inyuze kuri wowe, Imana isubiza ibibazo bya benshi inyuze kuri wowe. Birakwiriye ko winginga umutima w'Imana, umubabaro umutima w'Imana, mwuka wera akawuzuza umutima wawe kugira ngo ubone urwandiko. Umwami aramubaza ngo hari icyo usaba? Nehemiya asugushishimura aravuga ngo umva, ndashaka urwandiko rwo kuzaha ibisonga byawe, reto sikari ya bra, zo kuzaha ibisonga byawe, haleluya, ngo kugira ngo nshyire ibisonga byawe byo hakurya, bampe ingeri Buyuda. Ndashaka urwandiko rwo kwinjira ibisonga. Urumva, n'abantu bakomeye, n'abantu bari bakomeye ubwami. Ndashaka urwandiko runyinjiza ku bisonga byawe, hama banyemerere kwinjira hakurya.
rotasikelebo, ndashaka urwandiko rwo gushyira Azafu kugira ngo ibiti byo kuzubakisha, byo kubakisha. Hano yabivuze neza, yabisobanuye ngo bari urwandiko rwo gushyira Azafu umurinzi w'ikibira cy'umwami, kugira ngo ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo w'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Arabanza bivuga byose, arasoza ngo niyo nza. Mu yandi magambo ni ubutunzi gusa, ampa amafaranga yo kuzinjira, yo kubaka, arangije aravuga ngo umwami ibyo byose arabinyemerera. Umwami arabinyemerera ngo bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Dufite isezerano ko ibyo tuzakoraho byose bizaduhira. Niki kizatuma biduhira? Mwene data turi kumwe, n'ukuri bubwira Imana ifata umubabaro ifite iwinjize mu mutima wawe. Iryo ni ryo sengesho nifuza gusengana nawe iki cyumweru. Iki cyumweru, haleluya. Iki cyumweru, haleluya. Iki cyumweru hende Mwuka Wera. Iki cyumweru terete Mwuka Wera. Iki cyumweru ubwira Mwuka Wera. Mwuka Wera, haleluya. Hari ibizaza byiteguye kukwica, ijuru ribikureho kugira ngo usohoze proje y'Imana ufite. Hari abazaza kukurwanya, ijuru rikurwanirire kugira ngo proje y'Imana isohore. Hari ibizaza kukubeshya, ijuru riguhishurire. Hari ibizaza kukwiyoberanyaho, ijuru ribiguhishurire. Hari sotikarabo, hari ibizaza gutera bawe, ijuru ribijyemo kugira ngo udahungabana, usoze proje y'Imana, usohoze icyo Imana ikwifuzaho. Ariko henda Mwuka Wera, henda Mwuka Wera, yuzuze umubabaro umutima wawe, yuzuze umubabaro uri ku Mana, umanukire mu mutima wawe, umanuke mu mutima wawe. Henda Imana. Reto Saimo, Leko Santara, Lebo Sikatara, Riko Soboroko ya mama, Ireko siya babandelebo, Iriako Sotori ya baba, Rimo Shitari ya krebo, Manda isobriri vorekra. Hari igihe wavugaga ngo ma nzazenguruka isi mbwira abantu kugira neza kwawe, nyamara urufunguzo rw'ibyo wifuza cyangwa Imana igushakaho ni umuntu umwe wagirira neza, ni umuntu umwe waruhura. Hari umuntu ubabaje umutima w'Imana ushobora gutabara, hama ugasanga ibyawe byose, haleluya, biremeye. Orebobo rikese torebo. Reka mbabwire bene data turi kumwe, buri mwaka ugira ibyawo, buri munsi ugira ibyawo, buri kwezi kugira ibyawo. Reka tureke kumenyera ikirere cy'umwuka. Hari ibintu bafashe nka formire, va muri formire. Haleluya, va mu bintu bya formire. ngo turasenga 7, ngo turasenga 30, ngo 20, ugasanga byabaye nka formire. Mwuka Wera kugenderere. Hari igihe watabarwa nta 40 wafashe, umunsi umwe gusa ijuru rigafunguka. Hari igihe watabarwa bitewe no kuvuga gusa. Reka ngo va mu bintu bya formire, henda Umwuka Wera, henda Umwuka Wera. Ubwire Mwuka Wera, Mwuka Wera ngenderera, Mwuka Wera ngenderera, Mwuka Wera ndaguhenda henze, nyuzuza umubabaro wuzuye ku mutima w'Imana. Niki umwami wanjye, niki kibabaje umwami wanjye, niki kibabaje data, niki data yifuza, niki yifuza ko nkururiya mwaka. Orebobo reketerebo, nica akeneye ko nubaka, nica akeneye ko nsana, nihe hakeneye ko mugerera, nihe hakeneye ko ninjira, nihe hashaka kuntuma. Niki henda Umwuka Wera. Mwuka Wera kuzuza uwo mubabaro nukuza muri wowe. Urabwira Imana ngo Mana ngirira neza, icyamukangirira gutya, nanjye hari ikintu nakora. Urahita uvuga ikintu gihuye n'Imana yarisonzeye, urahita uvuga ikintu gihuye
gikomeye n'iki Imana yari ibabaye, urahita uvuga ikintu Imana yari iri gutekereza uwo wituma. Nuko muri Yesaya aravuga ngo ninde ntumye, ngo aravuga ngo ninjye, ngo ako kanya koze ikara ku munwa. Hari ibintu Imana iri bukore kuko hari umuntu wakoze ku mutima w'Imana, wakoze ku mutima w'Imana. Ijuru niri guhe gukora ku mutima w'Imana. Nukora ku mutima w'Imana, umutima wawe uruzura umubabaro. Ni wuzura umubabaro, biragutera gusenga, biragutera kwinginga, biragutera gutabaza, biragutera ishyaka, biragutera ishyaka ryo gukora, biragutera ishyaka. Iryo shyaka uri bugire ijuru rirarishyigikira, iryo shyaka uri bugire ijuru rirarizaniramo ubutunzi, iryo shyaka uri bugire rirafungura imiryango, iryo shyaka uri bugire rirafungura inzira, iryo shyaka uri bugire riragutera kwicara n'abakomeye, iryo shyaka uri bugire rirakugeza aho utari kuzagera, iryo shyaka uri bugire riragufungurira amahirwe utigeze utekereza, iryo shyaka uri bugire rirakugeza, haleluya, riraguha inzandiko zo gusimbuka aho benshi bapfiriye. Orato saibo neko saibra faido belego sikonevo ligorobo. Iryo shyaka uri bugire ndumva Mwuka Wera mbwira rirakuvana ku rwego rigushyire ku rundi. Lotia bonsi karabo, rirakuvana ku rwego rigushyire ku rundi, rirakuvana ku rwego rigushyire ku rundi. Ndumva ijwi rimbwira ngo rirakuvana ku rwego rigushyire ku rundi. Hahirwa abagiye kubana n'Imana muri iki cyumweru, hahirwa abagiye gusabira ku mutima w'Imana, hahirwa, hahirwa, haleluya, hahirwa abagiye kuvungura ku mubabaro uri mu mutima w'Imana ukinjira mu mutima wawe. Uwiteka aguha umugisha muri iki cyumweru, kandi aguha umugisha, kandi abigushoboza. Ndabizi ko azabigushoboza. Uko Mwuka Wera agenda tuyobora, uko niko tugiye gusenga. Haleluya, niko tugiye gusenga. Ariko ndakwinginze iki cyumweru wikwita ku byananiranye, wikwita ku byatsinzwe, wikwita ku bihombo, wikwita ku burwayi, wikwita kuri ibyo byose, wikwita ko wariye, wikwita ko konti yawe iri ikintu, wikwita ku byo ureba. Tangira ubwire Imana. Nehemiya aravuga ngo sinajyaga ngira umubabaro, ngo ariko noneho ndumva nuzuye umubabaro. Birashoboka ko utari ufite umubabaro, wari ufite umubabaro w'ibyawe, wari ufite umubabaro w'abawe, wari ufite umubabaro, ariko noneho ijuru niri kuzuze mu mubabaro wayo. Ndakwifuriza ko ijuru rikuzuza mu mubabaro wayo. Ijuru nirimanura umubabaro wayo mu mutima wawe. Ijuru uwo mubabaro urasuka ububyutse muri wowe. Uwo mubabaro urazana ubuhanuzi bushya. Uwo mubabaro uraguha connection n'Imana. Uwo mubabaro uraguha amagambo y'ubwenge. Uwo mubabaro uwo mubabaro uragusengesha amasengesho y'imbaraga. Uwo mubabaro uraba urufunguzo, uraba ikiraro ugiye kwambukiraho. Uzatungura benshi, uzatangaza benshi, uzatangaza benshi. Uwo mubabaro uzatuma isi itungurwa kuko Uwiteka anezerewe. Haleluya, halesotaye beneforakia. Uwo mubabaro urasibanganya amazina wiswe. Uwo mubabaro urasibanganya alasikatarabo aho baguteretse. Uwo mubabaro uragukuramo uwo mwambaro. Uwo mubabaro olekeselebo uranyuranye ibihe ku buzima bwawe. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka aguha umugisha, kandi aguha umugisha, kandi aguha umugisha. Imana idushoboze kandi Imana itugire neza, tubashe gusengana nawe aya masengesho y'iminsi iki cyumweru turaba turimo muri izinduka buri gitondo. Tubashe kuzindukana kandi twinginga Mwuka Wera uwo mubabaro uzuzure muri twe. Uwo mubabaro urahindura proje wari ufite, uguhe proje zifite inyungu ndende, atari proje z'agahe gato. Ndabihamanya neza n'Umwuka w'Imana ko turangiza iki cyumweru dufite inzandiko, turaba dufite inzandiko, kandi ijuru niduha inzandiko nta w'isi uzadutangira. Ijuru niduha inzandiko nta mwana w'isi uzadutangira. Ijuru niriduha inzandiko icyo tuzakoraho cyose kizaduhira. Ijuru niriduha inzandiko, haleluya, tuzubaka byubakike. Ijuru niriduha inzandiko tuzasana ibyasenyutse. Ijuru niriduha inzandiko abatari kutwemera bazatwemera. Ijuru niriduha inzandiko abatari kutwumva bazatwumva. Ijuru niriduha inzandiko abatari kwicarana natwe bazicarana natwe. Ijuru niriduha inzandiko tuzahinduka bakomeye, tuzicarana n'ibisonga,
tuzinjira hakomeye, tuzatunga ibikomeye, tuzagira ubutunzi bwinshi kuko dukuye urwandiko imbere y'Imana. Mwami Imana aguha umugisha, ubane natwe muri iki cyumweru, kandi nubwo utaba kuri second chance, nawe mu rugo ubikomeze iki cyumweru, ugiharire Imana, uyibwire ngo Mana ndi imbere yawe, wuzuze umubabaro umutima wawe. Imana iguha umugisha, utanga ituro ry'ishimwe niwumva koko Mwuka Wera bikuyoboyeho. Niwumva kuyoboye gutanga icyacu gitange, niwumva kuyoboye gushyigikira ministry nabyo bikore. Ndabizi ko ibyo ukora byose uyobowe n'Umwuka Wera, Imana izabikwibukiraho mu gihe gikwiriye. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Iki cyumweru kibi cyumweru cy'umugisha, aho uzakandagira uzahirwe, ibyo uzakoraho uzahirwe, ahari hafunze hazafungurwe, uzabona umugisha amajya no mu mazi. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.